imagine ubwiye umugore ngo mfuririra apana nahise abikora akubwira ko nawe wabyikorera rudakuba mu nyirabwenge yawe niyo hatazakuzamukira kuri ikintu kimwe gitera ibyo ntagasuzuguro ubundi kera wabagukizana umugore wawe saa 11 z'igitondo umumenaho amazi akonje n'inkoni 200 ku itako rimwe akamenya ko yamikino yo mu miteritano irangiye umugabo akaba ari intare mu rugo ku buryo murebana ukabona ari gutenguka. ariko Rwanda te nimba hari ikintu umaze kubona cyo abagabo baragowe. Bagowe se gute? ariko mwana uzi gushaka umugore bikuvunye yagira ko bakigira nk'ururabo ariko nibyo agomba kuba nk'ururabyo nubizi umugore kari we mutima w'urugo. Eka nabya mutima w'urugo Rwanda te uzi kubona urugo gubatse rushingiye ku mugabo gusa akazi kaza n'amafaranga n'umugabo gakora buri kimwe cyose kizana iterambere kirabazwa umugabo ubwo koko tutabeshye uko nukubaka cyane rwose nukubaka ariko buriya Sarisa baruzi yuko abagore benshi badakora akazi mu rugo biba biterwa n'abagabo babo se gute? Urugero rwa mbere buri kimwe cyose ukoze uri gucungishwa ijisho gutajya mu burayi wahindukira ngo uvuye hirya ngo uvuye mu burayi ubwo muntu gufata uko yaguha kandi ko kujya mu kazi oya nagura uko bimeze utabeshye ngiye hari benshi nzi bubakiye ku kadodo udufaranga ukoreye ukaza umuhereza kandi sha ugasanga yiriwe yicaye yoza akarenge yoza abana wamubwira ngo agonagurire bote akakurusha umunaniro ariko ngiye icyenda gishyigikira ariko ubundi ni gute wankura mu rugo turi abakire tudahinga wahiza ko ahubwo ashaka kunkoresha gonga niki ndi umutindi se? Yes mu gihe wemeye gushakana n'umutindi nawe uba wabaye umutindi. Sarisa ntuzatwibeshyeho nakuntu nzaza akarenge kanjye ari mupye hanyuma ngo nguzize imyate ndi kwawe buriya na biriya byo kwihangana nkajya rimwe ku munsi nitwa ngo nashatse umugabo nimuhwe buriya mba nibara nk'umuntu uri muri gereza bivuze ngo nawe ushatse umugabo nuko wamera ngendengije abandi bose wabonye icyambere iwacu tujya 3 icyakabiri ku mategeko ngenderaho mfite limiti ushatse kunzana amategeko yawe ngiye Rwanateye ntago twaba tugishobokanye uzi ko abakobwa wajyana umubyeyi ubabyara n'umwe uwemeye gukora abafite indi defu ahubwo wagira ngo namwe ubabyara n'umwe ubusa haruyobeye ko mukorera 5 mugahisha 3 oya abagore murakabije namwe abagabo murakabije umugabo aba yitonda agahura n'isadunga umugore yaba yitonda agahura n'umusinzi waba witonda akakubana umusazi waza utarabyaye ugasanga yabyaye hanze 3 uko byamera kose ntago muri beza mwebwe nzi neza ko muri tera seseme bande mwebwe kanigendera sha ndabona ushaka kunzamukiramo ahubwo ndimo ndabona ushaka kunzamurira isukari ariko Rwanda te nta muntu porofise nkura mukobwa kwa Museveni mbega ukuntu ashatse hano hari amafaranga we ahantu bazi kuyajera na mungu haranigize mbona angiriza amafaranga ahubwo arahombye kuba yarashatse mu bakire ko yashatse mu bakire ariko nta profit ibirimo ubwo se profit utayibonye hari wayibona naguzera yi profise ukitura ku kigabo cyuzifuhe urinda usaza utavunitse nuko ujya kugura umunyu kikagukurikiza ijisho cyangwa se kikigirayo imirimo y'imvune n'itari imvune nicyo kiyikora wowe ubuteze nk'uwibereye muri Edeni ariko ibigabo bifuha biranyisekereza kikemera gutuneka pe kuri buri kimwe ngo nukugira abatakora kuri umugore wacyo seru buriya nuko biba bitakoresheje logique neza byasanga biba biri guhomba gomba se yagiye muri iyo mirimo niba mutwara ni inyungu z'uwo mudamu nyine shani yo mpamvu ngiye mabimba aho kugira ngo urubwo bugoryi nayagura Tekino Spark 40 nkajyanye na game telefone iruta uko washaka umugore ariko kavu maze kubona ko abagabo twagowe ubimeze gutese shamani wavuze kagahina kanyishe no kurya nari kubishobora kubera impamvu z'abagabo se kavu ejo bane nabonye ikintu ku mugabo mugenzi wanjye ndibaza ati se abagabo turimbwa turi abagabo nk'uko byahoze byaje kugenda gute oya abagabo turi uko byahoze ubu nabona inkorokoro rya rutambika vumbi iri gutambuka mu muhanda ubugabo se n'ukuri gusirikira hariya mu muhanda none oya icyambabaje ngira rudakubona si icyo nyine si cyakubabaje ni iki mani ejo bane navanye na safari mu kazi akigera mu marembo kuba ateranagera no mu gikari ayo yakoreye yose aba yahaye umugore ibyo biteranarangira jya kumva umugore aramubwiye ngo ajye koza isafuriya ngo ateke arumva ananiwe
umugore cyangwa umugabo? ngo uyu mugabo ajye koza isafuriya ateke. Nibyo yamuhitije? Ongeraho ngo yanamwukaga inabi ameze nk'uko ari we yiriwe mu kazi. Buragiye rero utambi igituma amara ku ijambo ryanjye nk'umugabo nuko nyitekereza nk'abasaza ba kera. Kuri ikintu kimwe gitera ibyo ntagasuzuguro. Ubundi kera bagukizana umugore wawe saa 11 z'igitondo umumenaho amazi akonje n'inkoni 200 ku itako rimwe, akamenya ko ya mikino yo mu mitero 5 irangiye. Umugabo akaba ari intare mu rugo ku buryo murebana ukabona ari gutenguka. Oya Kavu, nabonye umugore w'intare aravuga umugabo w'agahinda gatengo. Buriya utuntu twagasuzugura tugenda tuza gake gake. Imagine ubwiye umugore ngo mfuririra apana nahise abikora akubwira ko nawe wabyikorera. Rudakuba mu nyirabwenge yawe nihe hatazakuzamukira. Ariko Kavu, uzi ko ushobora gushaka umugore akagukubita kurusha izo mu Bwana? Ubona ko yaba yahuye na Rutambi Kavumbi n'umugabo washujubijwe n'umugore. Uzamundagiraho ugiye Kavumbi nzamuha ubumenyi. Safari ndamukuzanira kabisa. Twingiza Imana ndakubonye. Bya bindi byo kunyweba uyu munsi ndagufite. Byagize gute Kavu? Ako twinara numiwe. Abandi barashaka bagakena, bashaka bagahinduka nabi. Twirugo rwawe rurimo umugisha pe. Wabaye muhinde burundu. Imana yaduha umugishanye na madamu kabisa. Warakize bitavugwa. Ubu nanjye niyo mpamvu utancika utanguriye agacupa. Bya bindi byawe rero kandi nta n'icumi nagendanye madamu ni ubuyabitse. Uvuze gute? Madamu ni uyabitse kabisa. Bivuze ngo utembereye wambaye gutya ku mufuka wawe uri nsigaye ntinya kugenda n'amafaranga. Ejo ndi nanywereye 15 yaragiye kokana burundu. Yarayande? Yarayanje. Uwo mwanya uri kuyitura akanyamutsi gataha. Amafaranga nayawe ikagutegeka uko yakoresha. Madamu wanjye nawe uzisha. Madamu wase ni iki? Ibintu bye nawe macha kubikoraho mama we. Ariko share kazigeze komera mubasha kwihangana. Mwebega umamvu wowe washatse bikaguhira naho nawe wemeye kuba inganzwe. Inganzwe ubu waba utemeye gutegekwa mu rugo urugo rukaguhira mwene akakageni biratinda ariko akanagukubita. Hello guys, esaba wirirwa wibaza ahantu hakuri ikoresho byagufasha gutunganya content yawe icyanzu.com twaje nk'igisubizo cyawe. Guys, ushaka microphone, video making, tripod guys, turabigufashamo kubibona, reka ngutembereze. Urakaza neza mu cyanzu.com. Ngiyi side ya stand. Then uraza hano uhasange umwanya wa video making. Okay guys, mbazana hano mu mwanya mu mic micro agufasha gutunganya content yawe kugira ngo amajwi yumvikane neza. Urakaza neza mu cyanzu.com, ratumiwe.